Kugira amenyo y'umweru ntawe bitabera, dore ko hari n'abatakaza akayabo k'amafaranga mu kuyakesha no kuyavuza. Nyamara kandi hari byinshi bitandukanye ushobora kuba ufite mu rugo ukaba wabyifashisha kugira ngo amenyo yawe abe umweru. Ndetse twibukiranye ko nubwo dukunda amenyo y'umweru cyane, ariko atari byiza ko dukoresha imiti itandukanye kugira ngo amenyo abe umweru cyane, kuko byangiza umwimerere w'amenyo ndetse bigatuma atakaza imbaraga, bityo wajya kurya ukumva uraribwa. Ariko reka tukubwire ibintu karemano wakwifashisha ukagira amenyo yera, ku buryo nuzajya uri mu bantu utazajya ugira ikibazo cyo guseka ngo umuntu abone amenyo yawe arimo ibintu by'umukara cyangwa se by'umuhondo. Reka duhere kuri bicarbonate. Nubwo benshi bazi ko bicarbonate ikoreshwa mu gukemura ibindi bibazo, ariko ni bake bazi uburyo bwiza ikoreshwa. Uburyo wakwifashisha bicarbonate amenyo yawe agacya: uvanga bicarbonate n'amazi cyangwa n'umutobe w'indimu cyangwa se na vinegere. Gusa icyiza cyane n'umutobe w'indimu. Ufata agace k'akayiko gato ka bicarbonate ugatonyangiriza kimwe mu byo tuvuze ku buryo biba igipondo. Icyo gipondo rero nicyo ushyira ku buroso ukoza amenyo. Gusa hari n'ubundi buryo butandukanye. Niba ufite ibintu byihomye ku menyo bikunze kuza aho iryinyo rihurira n'ishinya, homaho icyo gipondo bimareho byibuze iminota 2. Niba amenyo yarangiritse bikabije, ushobora gutosa uburoso ukabukoza muri bicarbonate utiriwe uyivanga na biriya. Gusa kuri bamwe bishobora no kubatera kumeneka umutwe no kuva bari koza amenyo, ariko uko umenyera bigenda bishira. Iyo ibi birangiye, hakurikiraho koza amenyo ukayoza nk'uko usanzwe ubigenza, gusa ukayoza byibuze iminota 2 kandi wibanda cyane ahari ikibazo kurenza ahandi. Nyuma uyinyuguza n'amazi meza, byaba akarusho ufite hydrogen peroxide ukayijundika umunota 1, ubundi ugacira. Ibi bikora ugenda usimbuka ku munsi ukurikira ugakoresha umuti w'amenyo usanzwe ukoresha, nawe ukareba niba ufite ibipimo byiza, ni ukuvuga uri hejuru y'1400. Nyuma y'ibyumweru 2 noneho uzajya usimbuka iminsi 2, ni ukuvuga ukazajya uyikoresha 2 cyangwa 3 mu cyumweru, ni ukuvuga inshuro 7 mu byumweru 3. Amenyo aragenda agahinduka urwererane ku buryo koko ubona impinduka zabayeho ko amenyo yawe yahindutse. Uburyo bwa kabiri ushobora kwifashisha kugira ngo amenyo yawe abe urwererane, wakwifashisha amakara. Amakara azwiho kuba akesha amenyo. Ibyiza ni ukuyakoresha uko bikwiriye, kuko bitabaye ibyo ashobora no kwangiza amenyo. Abahanga bavuga ko iyo amakara akoreshejwe igihe kirekire mu koza amenyo, ashobora kwangiza ubuzima bw'amenyo, akavanaho akantu kaba ku menyo kayarinda, kakanatuma arabagirana. Ikindi kandi ngo amakara akoreshejwe igihe kirekire ashobora gutera ibizinga ku menyo cyangwa no ku rurimi. Ibyiza rero nuko mbere yo kuyakoresha umuntu yabanza kubaza muganga w'amenyo. Aha rero uburyo bikoresha: ufata amakara asanzwe ukoza amenyo nk'uwogesha uburoso bw'amenyo. Ibi ukabikora 2 ku munsi. Mu gihe by'ibyumweru 2 uba umaze kubona ko amenyo yawe yahinduye ibara, akaba yarabaye umweru mwiza, kandi umuntu wese ukubonye akifuza kuba yakoresha umuti nawe ukoresha. Ubundi buryo ushobora kwifashisha utuma amenyo yawe ahinduka urwererane ni ugukoresha amata y'ifu, aya ngaya benshi dukunze kwita nido, ukayavanga n'umuti w'amenyo wa Colgate. Aha ubikora buri munsi nk'uko ugiye koza amenyo bisanzwe. Mu cyumweru kimwe y'amenyo aba yatangiye kuba urwererane, kubera ko mu mata harimo intungamubiri nyinshi zitandukanye amenyo akeneye, harimo na calcium ayakomeza, bityo bigatuma amenyo yirindwa. Ubu nibwo buryo bwa mbere bwizewe kurusha ubundi, kuko bwo ntabwo bwangiza amenyo, ahubwo butuma amenyo aba umweru gusa. Ubundi buryo wakwifashisha ni ukwifashisha hydrogen peroxide. Iyi hydrogen peroxide nk'uko twabibonye ushobora kuyivangamo na bicarbonate de soude, ariko utanayifite wavanga na Colgate ugakubisha amenyo, biragufasha amenyo agenda aba umweru. Ushobora kwifashisha umunyu usanzwe wo mu gikoni ukawuvanga n'umutobe w'indimu ndetse na Colgate. Urwo ruvange urabanza ukarukora ku ruhande, ubundi ukajya ukozamo uburoso bw'amenyo, uwoza amenyo witonze gake gake. Ibi bituma y'amenyo yawe avaho bya bikushe by'umukara n'umuhondo, ahubwo agacya cyane, ndetse umunyu uba urimo intungamubiri zitandukanye amenyo akeneye, bityo bigatuma rero amenyo agubwa neza, agaheraho agasa umweru. Mu gihe ibyo bitagukundiye, hari n'ubundi buryo ushobora kwifashisha, aho ufata umutobe w'indimu ukawushyira mu mazi. Buri uko ugiye koza amenyo ugakoresha umutobe w'indimu wiyinyuguza. Intungamubiri zitandukanye ziboneka mu ndimu, cyane cyane vitamine C n'ibindi, bigenda bigufasha kugira ngo amenyo yawe ake. Ushobora kwifashisha kandi apple cider vinegar ndetse n'amazi bivanze mu mwanya wo gukoresha amazi arimo indimu, nabyo ukajya ubikoresha wiyinyuguza mu kanwa. Bizagufasha kugira ngo amenyo yawe arusheho kuba umweru. Ariko kandi amenyo akeneye fluor, ari nayo mpamvu mu miti y'amenyo myinshi usanga ari irimo nyinshi. Iyo uyifashishije rero ukavanga
na bicarbonate de soude ndetse n'umunyu usanzwe, bituma fluor iri mu muti w'amenyo irushaho gukora ndetse igacengera mu menyo byihuse, bityo bigatuma amenyo yawe acya ndetse n'ukubonye wese akabona ko woza amenyo kandi uyitaho. Ubwo ni bumwe mu buryo butandukanye ushobora kwifashisha ukoza amenyo yawe agahinduka urwererane wifashishije ibintu karemano ufite mu rugo. Ku buroso bugisha amenyo ndetse no mu kanwa ni hamwe mu hantu habarurwa mikorobe nyinshi zigera kuri miliyari 10. Koza amenyo rero neza niwo muti wo guhangana n'izi mikorobe zose. Uburoso ukoresha woza amenyo ushobora kuba indi ya mikorobe iryaguye, guhera kuri bakteri, virusi ndetse n'imiyege. Izi bakteri zose nizo zitera amenyo yawe kwangirika, kuva amaraso mu ishinya ndetse no kuzana indi myanda ku menyo. Ugomba kuzirikana rero ko ugomba gukoresha bworoshye. Mu maguriro atandukanye habonekamo amoko atandukanye menshi y'uburoso bw'amenyo, gusa yose siko ari meza gukoresha ku menyo yawe. Igihe ugura uburoso bw'amenyo ni ngombwa guhitamo ubworohereye kuko ubukomeye bushobora kwangiza ishinya yawe. Ariko kandi ujye wirinda kudahindura uburoso ku gihe. Umuntu ushobora gusanga amaranye uburoso umwaka wose, iri ni ikosa rikomeye cyane kuko gukoresha uburoso igihe kirekire niko bwangiza byinshi ku menyo no mu kanwa hawe. Ntugomba kumarana byibuze uburoso amezi 3. Ujye uhita wihutira kugura ubundi kugira ngo bukomeze bukore akazi kabwo neza. Irindi kosa ushobora gukora rikangiza amenyo yawe no kutoza amenyo igihe gikwiye. Abantu benshi niboza igihe gikwiriye amenyo, agashyira umuti woza amenyo ku buroso nyuma y'amasegonda 30 akaba ararangije kuyoza. Siko ibi bigomba kugenda. Byibuze ugomba kumara hagati y'iminota 2 n'5 woza amenyo, ukabikora 2 ku munsi kugira ngo amenyo yawe bafite ubuziranenge. Ariko kandi ujye wibuka no koza ku rurimi. Twatangiye tubivuga ko mikorobe zingana na miliyari 2 zose ziba ziri mu kanwa, ariko inyinshi burya zinihisha ku rurimi, ari nako zicengera mu menyo ziyangiza. Bityo rero hahandi hasi ku buroso hagenewe koza ururimi, naho ujye uhifashisha woza ururimi rwawe ukureho mikorobe. Icyanyuma dusorejeho no kwirinda kurya isukari n'ibiryohera byinshi kuko nibyo bigenda bigatunga mikorobe ziba mu kanwa, bityo bikangiza amenyo ari nako bitangira kuyacukura. Mu gihe rero udashobora koza amenyo nyuma yo kurya ibiryohereye bitandukanye, ushobora kurya nka pome cyangwa se ukunyuguza amazi mu kanwa kugira ngo ugabanye iyo sukari. Gusa inama nziza ni uguhita woza amenyo nyuma yo kunywa no kurya ibiryohera. Inama zitangwa n'abaganga mu by'amenyo ni ukoza umanura, uzamura kandi ukagera mu kanwa hose, yaba inyuma ndetse n'imbere ku menyo ndetse naho uhekenyera. Kandi ntugomba gukoresha ingufu cyane kubera ubwinshi bwa mikorobe ziboneka mu kanwa. Uzasanga bigoye ko waba woza mu kanwa hatajyamo umwanda. Bityo rero ni nayo mpamvu ari ingenzi cyane kugana ku ivuriro ryita ku menyo ukisuzumisha niba mu kanwa kawe hasa neza uko bikwiye, ukanahogesha neza byibuze rimwe mu mwaka kugira ngo ugire amenyo akeye. Ngibi iby'ingenzi twaguteguriye ku menyo kuri uyu munsi. Wibuke gukora subscribe ndetse no gusangiza inshuti yawe iyi video kugira ngo nayo ibimenye.